ntabwo nzatinda. Mabuja ateka neza we. Yesu wengeye guhita mbyibuha n'amabuja ndanganya na mabuja. Umwe nimero yawe nta kibazo ndaza kuza kuvugisha sibyo? Sawa. Ndababwiza ukuri yuko uno mushiki wacu no mama Teta nta kindi yazize bambereye mu cyayi. Ingana kiryoshye. Iki kijumbo kiraryoshye. Yego. Uziko runo noneho baruroze kuva ku basazi kugera ku bandi. Izina rya Yesu. Peteroli. Mana nyagasani akazi tuharanze hakavamo ko nta mukozi mfite. Nzabona umukozi w'ibyo. Nzabona rwose Imana. Ibibazo. Ubusheri ko kabazi katambunisha ko. Mama Cyusa yewe muraho neza mumeze mute urayaniva mu nzi karibu akazi karangije rwose uzi ko nabuze umukozi wa mukobwa wasamukira wa muntu umva ubu ngubu sinyihumeka sinyigira gute ariko ntibagiye kuzana agatebe twigana dutera story umva akazi karangije Macyusa ndakwinginze Sha rero. Hari ahantu nizeye umukozi. Hari ahantu muzi kabisa kandi nizeye. Uti hari ahantu nizeye umukozi. Kandi n'umwana mwiza. Oya rwose binjiremo. Ndakwinda bigukorera. Ndabikubwiramo pe. Ndabona akazi kakwishe. Ikorere ndahangayitse. Ubwo rero kangende. Ndebe ukuntu namugushakira. Oya nukuri wabungiriye neza Mana ntuzanatinda kumuza. Oya ntabwo nzatinda. Ngeze kusubiza mu byejo cyangwa ejo bundi. Uzampamagare. Nta kibazo neza kureba ukuntu umeze. Reka ngende. Nzagaruka ejo. Ukahugeza imbere. Urakoze. Ewe sha wabungiriye neza kahumeka Mana. Akazi ko mu rugo karakora. Ndabizi. Nukuri. Ngaho wirwe kandi urakoze uzabanguke. Sawa nzakubwira. Nukuri pe. Mana shibuwe. Aneka vuba umugabo adasanga bitashye. Wa sheri, wiriwe. Sheri. Neza sheri. Nakwanduza yego. Kina makuru. Neza sheri. Mwana wakazi karanyisha. Karibu ariko mufitiye amakuru. Wa. Makuru meza si? Yego. Yewe. Sheri ariko mwiriwe neza. Ya, nisaba sheri. Sinatwe akazi rwose kari kameze neza. Mwazanira amazi nkaba ndi kunywa. Sheri kamubwire rushamana. Mana, akazi ka hano kanyishe. Reka mbe nkwaye nibura ku mazi. Wihangane ntabwo ibiryo birashashira. Subiza akazi ka hano kuno kameze.
birumvikana kandi uryoherwe pe. Urakoze. Ya none se Sheri Karame shushu. ayo makuru meza wabuze umbwira Wa mama cyusa. Yaje ahangaha. Mu gitondo aje kunsuhuza. Arangije arambwira ati ndamusaba umukozi. Amahirwe iragize isavuga ati ngiye kuzana umukozi mwiza umva uzi gukora byose. Mbona ntago ndahisha ntago wihangana ariko nze gusaba imbabazi pe sibyo. kabisa birumvikana. Ubwo rero arambwira ati ejo azamunzanira umukozi mwiza cyane. Je si byiza rata. Je ni byiza cyane. Ntago uteresa sheri cyo kiri cyawe. Sheri rero urabizi ko ntetse wihangane basi ubu wayo mazi. Ndabandi kumwa kuri aya mazi. Nta kibazo nokora. Reka ngire vuba vuba basi. Ariko mbona ntuzanse. Oya mfatiye umwana wese. Nazasa n'ukuntu mbere n'umuteye. Uzambere imfura ntuzanse. Oya ntabwo nagusabye. Wow, amajusa. Baramutse. Karibu. Ako mwana ufite umwana mwiza. Ako se ko mbona rino. Nego stage. Bore akantu keza. Ntabwo njya nica gahunda. Awe. Niyemeje ikintu mba nacyemeye. Oya icara ku ntebe. Bamwita nde? Beata. Beata, amakuru. Hano no kwisanga. Reka tukwakire. Nshano turankoreye umva. Ni hahandi numvaga ngiye gusara. Umugabo azaza agasanga ibyo bitarashya mbese ndi kuri stress. Ntabwo naje ngasanga ujagaraye kuri nkababara. Ako disinizeye ko uzana umukozi mwiza mama. Kazi karavuna oya ndamwizeye ni umwana mwiza. Nta kibazo cyo rwose. Yewe. Beata we. Reka tube tuganira. Bino mba nkweretse. Buri hano hanze nkwereka utuntu gukora. Hano kuri urakoze bakore. None se urakoze muhe. Sha no mukozi turaturanye. Yego. Turaturanye ariko nta kibazo cy'ndamwizeye pe. Umwana nzi Uzishimye. Yarageze hari ntabasha aza agasanga ibiryo bitarashya. Akazi ka ibintu ntamenye urabizi. Uranzi kuva nacyatwinda. ndabizi. Abayeho ubuzima bwiza ni ngombwa umwana mwiza. Rero abandi babacakuza abakunuza n'umukozi aricarutsi biki ajya mu rugomo rw'abakozi biki yitonda. Nari mfite umukozi urabizi. Ruwizi umwe nirukanye. Ibintu yankoreye akajya ku meza agacira amaguru ku meza wamubwira ngo biki ari umwana ukozi w'ikigoryi w'umurundi we base ko nabonaga yitonda. Oya uramukozi abakozi bwiwe yari ikigoryi cyokoze ariko shabuze no y'Imana. Byaba ari byiza. Sha ndabizi na ejo narahageze nsanga ukuntu n'umukunuka birandya birenga mu fomu ariko ntacyo ubwo uzambwira. Hanyuma rero urabona ko nari nkuzaniye umukozi. Nari njya kubishaka icyo nkora mu rugo. Ubwo uzakomeza umbwire. No kuri urakoze no kuri. Katubaherekeze. Mana wesha no kuri ndishimye pe ugiye Sha ni ukuri. Ntabwo ugateka neza. Iwacu ntabwo twajyaga turya ibiryo bikaranze gutya. Mabuja ateka neza we. Yesu we ngiye guhita mbyibuha n'amabuno ndanganya na mabuja. Kirankwitse. Ntabwo ari agashaka. Agasosi wagira ngo harimo inyama. Betty
Bako nkubwire. Umva rero nkubwire. Umva ndagiye. Hari umuturanyi na hepfo ugiye kureba. Sibyo? Ubwo ubutunganya uba ugira neza umugabo wanjye ugiye kuza. Ugire vuba vuba. Fanya haraka. Sibyo? Nyamuneka ugire vuba. Kanyagure vuba. Papa teta mwiriwe. Mwiriwe. Akazi kagenze neza. Sinzanzara atsi Mariya Roza yampaye buriya siri gukorera. Reka nze gato. Ndebe wenda ngize ishema. Ariko ngize ishema yabirya nabamutsindiye namwegukana. Ari bumenye uko byagenze sha. Ni sawa. Enda mu kazi kawe. Muryoherwe. Sawa. Ya. Kazi nako kaba kantwaye. Kasengere rino funguro ubundi njye nsubire mu kazi. Mwami Imana turagushimye. Tuzi neza ko ari wowe ugena ibyo kurya bitunga umuntu uko bukeye nuko bwishe. None Mwami Imana turagushimye kubwira ifunguro. Reka iri funguro uryeze. Tuzi neza ko riva mu butaka bwanduye. Ariko ryeze mu izina rya Yesu. Uriho umugisha abatari bonye ukomeje kubihanganisha kuko nzi neza ko uri Imana inkunda. Mu izina rya Yesu Mana riranduye. Urakoze kundinda. Urakoze Yesu. Ifunguro umwuka yarambwiye ko ryambwiye reka ndireke risubire mu kazi. Komeza. Ega kazi. Papa teta mwiriwe. Akazi kagenze neza. Ngaya n'amazi yo kunywa. Muryoherwe. Agenda mu kazi kawe. Muryoherwe ariko nzamushoboza iki koko? Buri gihe aransuzugura. Nzamushoboza iki? Ibya mbere yanze kubirya. N'ubu ntashaka no kundeba. Ariko tu ugenge. Uyu muntu ni ndukingwira. Ayiwe mabuja naje ko mbona nambaye gutya. Nzamuhatishe kuko nzakora iki. Wow, shiri waje. Karibu sheri. Nice to see you. Wow, thank you. Akazi kagenze neza. Akazi kameze neza rwose. Yewana.
Ntukirirwa amarira hari ahantu h'idepashirika turabizi. Inshuti wanjye yarampamagaye hari akantu ka serivisi yaragiye kundana gukemurira. Subizi se. Nusi ko muri utarya. Nawe ntabwo ukigira peti si ikibazo ufite. Ibyo biryoshye gusa mukoze ndabona yagerageje. Yego. Ega n'ubundi biryoha bisanzwe. Ndabizi ntabwo ujya ukunda kurya ibiryo byinshi. Ariko nugerageza akagatoki ugerageze sibyo. Mubwiraza n'indi foke dusangire sheri. Oya njye. Oya harambiye. ntamubamo bintu Biraryoshye. Noneho kuba tunasangiye. bakira amazi namwe marusha Nta kibazo cyo. Ariko shauri mwiza. Zabibwire mama nyakobukwe. Rwose inka natanze ntabwo zapfuye. Siko rwose hari igihe mba numva nabanza kureka kurya nkabanza nkakwirebera ariko nakongera kuba kuri umugore wanjye nkahita mpereza Imana icyubahiro avuga rwose ngo ntabwo Imana yanubonye ariko rero nta kintu njya nibaza kiranyureye wawe uzamuganirize Iki se? Jemba mbona asigaye yambara kandi ukuntu yambara uri hano ntabwo ariko yambara iyo marengeye Rwose mbabazi ko yaba yambaye bya bikanzu by'abakozi birebire. Sheri ndumva nawe uri murabeshe kandi wowe. Besheri Ngo numubeshe. Taka nakara keza no kuba araba yambaye ukundi kuntu byakumva kahita yambara ukundi Ana yanje. rero rwose uzamuganirize ayagiye imico anambare neza Cyose ndaza kubyiga. Je urakoze rero ndabona amasaha yagiye reka shaka umuntu nasubira mu kazi turaza gusubira ni mugoroba je ndagukunda Kikibizo sawa turavugana rwose Mwana we umugabo wanje kamure neza namutekeye nibura asanga kameze neza ndabona amasaha Dai Mesite Yo sheri nagutunganyije agatoki Nta kibazo sheri ariko ubanguke kare uzi ukarye nta kibazo nagatetse neza noneho bya biri wigiraga nta peti ufite uyigire rwose sibyo sheri Yo I love you sheri Wow Okay noneho ko sheri kambaze nkubwire musa urusharano ngiye kujya nyine hari ahantu ngiye kujya wa mukobwa w'inshuti yanjye yagize ikibazo ngiye kumureba byihuse ya nta kibazo we ngiye gutegura umugabo wanjye nizeye noneho ko ari buryoherwe pe Imana natinda ndagasa sube none ibi biryo natabirya birambabaza birambabaza rwose Beti unana mubwire umugabo wanje agiye kuza ubwo naza urabura byumva biryo biratega none ntugire stress sibyo hari ahantu ngiye ndaza nko nibura nk'amasaha 3 sibyo sawa kandi wiruge neza ukajya abajya si mukeneye pfa kurenga gusa yarenze reka nzi uzajya ubona nambaye gutya ugira ngo niko mpabura ukuntu ujya wiyitaho se simba mbireba igituma bagukunda aho bukera nzasa na mabuja tu nanjye bosa sha uyu munsi natavamo
ndamenya ko nari Betty mu cyaro iwacu bazi ngo nitwa Beata nageze I Kigali nitwa Betty ko bitaza neza ra ndebe ko boss ari bumbone nanjye akabona n'abayicuki ako ubundi nzakora iki gishoboka cyose kugira ngo ndebe ko namugeraho koko ariko tu uyu munsi kanze genda Betty uri icyuki maze kuba icyuki ngiye gukora iki gituma boss uyu munsi ari bubashe kundeba neza ibishoboka byose tu uyu munsi boss natandeba ndamenya noneho ko hari umukobwa we Butaresha ndetse nze noneho ikintu ngiye gukurikizaho n'iki byibuze uyu munsi mabuja bamukubise murabona boss nkamwegukana kandi yahoranye peteroli arimo gucana ninyishyira mu biryo ndabona amagambo ndi bubwire boss dore ko wigenje noneho mu mateta uyu munsi nibatagucanga mingi ndamenya ko atari njyewe reka nze nkwereke neza noneho ukuntu ari kuza agasanga ndi bumuseduze neza nashaka uyu munsi asange nambaye ubusa ngiye gukora ibishoboka byose Nego umunaniro akazi nako kaba ari na kenshi ariko kambanze nanarye gukomeza akazi kambanze nanarye ndumva n'inzara yanyota ese kumbura nta n'amazi bategura Betty karame papa teta inzonera amazi yo kunywa mwiriwe mwiriwe kanshyira amazi boss yamugaragaza umusaza mutwara umugabo ndamutwara tu katse gatoya cyesa nta mwana we Butaresha Mana urakoze kubwira ifunguro duhaye maze twe turibonye ritunga umubiri nawe utunga ubugingo mu izina rya Yesu Kristo amina izina rya Yesu peteroli ubu se iyi peteroli yavuye ko madamu yambwiye ko yaneguriye akanegurira neza peteroli yavuye ni surprise se kugira ngo ambwiye ngo yantunguye aya ibi ntabwo byumvikana Betty karame papa teta ibi biryo ninde wabitetse ni mama teta hamase ni nawe wateguye niwe wabikoze niwe watetse niwe wasize ateguye ameza iyi peteroli sikava ntabwo mbese mberwa kumubona na peteroli mu gitondo ari gucana gusa birumvikana ra urumva hano hantu na peteroli irimo irimo nyinshi ariko ikibazo se ko atari n'amasahani ko mba nayogeje neza ko izindi sahani atari ko bimeze n'ibikombe kirabura umushati ari kizima ibi biranyobeshya cyane ibiryo ariko byawe ubundi buriya reka nkubaze ikibazo papa teta uba ubona buriya mama teta wowe yari umugore ufite gahunda yo kubaka garara hariya oya uba ubona agaca bahindiramo buri munsi abona na fezi idashira sinajya kubona nkabona amateje kumukura hano avuga ngo hari umuntu ajya gusura ahubwo naguze ikibazo ufite wabonye iki nabonye moto hariya ziza kumutwara arangije aragenda yagiye yambaye ukuntu utamenye yisize ntabwo wamenya n'ibirinete bimeze gutya nk'iby'abajura bitagaragara arimo kugenda azunguza ya mabuno reka sinakubwira wajyana imbwa muri gase mu karenge utaba hano usaba hari aho aragenda ntiwamenya ibye okay sawa genda mu kazi kawe jyana ujyana basi se mbakorere ka special ko majya gihari oya nta kibazo nese boss masura mu kazi mutariye nta kibazo
akamaro nzakora iki gishoboka kugira ngo ndebe ko mutekesha do nabyo biranze ariko umunsi arakubwira tu papa tata winurabe ndatambutse inzoka irangije iraza igiye kumenya inzoka si inzoka umenya igiye munsi y'igitanda inzoka yego umenya igiye munsi y'igitanda oya no inzoka irigiye hehe umenya igiye munsi y'igitanda ariko iyo nzoka yaba iri hehe oya inshiyeho njye guteka leta nca ku birenge kandi umva mubwire ubwo wabanyishe no inzoka se no kunkoraho bihuriye no ubwo waburanyishe papa tata no kuri cyane munsi ngera munsi y'igitanda cyanjye aha nta nzoka ihari inzoka papa tata wowe ntabwo ubizi oya iciye hano ntabwo ubizi wowe inzoka reba hano munsi y'igitanda banza urebe iciye hano inzoka yabiye muri iyi nzu oya buze urebe What? mama teta karibu waje Ni ibiki mbona hano ndarota ndakora iki? Ni ibiki? inzoka muri iyi nzu papa tata ubwo waburanyishe Bimeze biti mubanze mu rwego n'ibiki bijyanye. ubwo waburanyishe papa tata Mbwira. oya ubwo waburanyishe inzoka munsi y'igitanda cyanjye papa tata munsi y'igitanda cyanjye inzoka papa tata Ibiri biki muri none? Ni ibiki muri none papa? papa tata Uzi ko ujya mu cyumba. ubuse ntabwo urimo ubibona ngo Ariko papa teta. Papa teta. oya mama teta ni inzoka nzanye hano gutya nje kwandurira arangije Beti yampamagaye ngo inzoka mu cyumba rero ndi kuyireba ariko sinyibone usanze ari byo turimo yajyana munsi y'igitanda papa tata Abakozi b'utazi birancanze. sheri nuko bimeze sheri Abakozi uko nibyo. Wize. arampamagaye arambwira ngo inzoka mu cyumba Uriya mukobwa ibyo wambwiye nibyo. nanjye mpaguruka nje kureba inzoka Mwana we. ntabwo nashoboye kuyibona Aba we. sheri nuko utazi ikintu gitangaje ugira ngo na cya gitoki nakiriye Ngaho baze kwera. uzi ko Uzi nakoze kuri iki? nasanze ari peteroli yonyine yuzuye igisororo ahubwo njyewe nakomeje nibaza ese surprise wankoreye ni iyi Nta kundi reka nose tubigenze gute? Reka tumwahore ubwa mbere n'ubwa nyuma. Sibyo hata? sheri nakundi Ndakubabara ariko. nakundi reka sheri reka njye mu kazi reka nsubire mu kazi sheri rero rwose ngiye mu kazi ngiye mu kazi nari nagize akazi keza ndatekereza yuko ndi buze nanone imeze neza tugakomeza kuganira kandi nizere ko ntawe natarafite sheri mama teta yagiye niba ntaryakije ndasinda icyo nzi uyu munsi urakubitwa ikindi cya kabiri amagambo namubwiye arahagije uretse nza kureba finali yanyu gusa ufite umugabo mwiza ariko byanze bikunze ndakora ibishoboka byose ku buryo mwegukana nta nubwo karagaruka uragakubitwa n'imodoka mu muhanda Beata! Beata! karame mabuja Umva gira vuba vuba nzane icyayi. Ariko ya makosa turaza kuyaganiraho. Gira vuba vuba nzane icyayi. amakosa se nakoze iki mabuja Gira vuba vuba tunganya icyayi ndashaka kunywa icyayi. Urumva? nyine icara muzanira icyayi nose urakinuma ko ugiye Oya gera ukiri gishyira hariya. mwemeze ko ndaforoza nawe navuyeyo nawe mwizeye ninshyira mu gikombe mabuja arabibona ariko ninshyira mu cyayi ntabwo mabuja aribona ndashyiramo bikiri icyayi uyu munsi ni nakuroga ndaguha ibigusaza none uretse ariko ubundi reka no gushyiramo dukeya reka mbumariremo utaza kukimfatana
nubwo byumvikana. Mama Teta narangije kubategurira icyayi. Ndaje. Akira mama. Nakoze. Kibagere ku nyuma. Wisubireho. Wa mukobwa we. Ndi umwana mwiza. Siko numva kiryoshye. Nubwo gishyushye kweri. Nari nabakoreshe mabuja. Ndabizi ko udakunda ibintu byose cyane. Ndabizi ko udakunda ibintu byabaye ibintu cyane na mama. Mama Teta ubaye iki? Ubaye iki Mama Teta? Ubaye iki Mama Teta? Mama Teta ubaye iki? Ubaye iki Mama Teta? Imodoka ukayitwara. Twagutya. Papa Teta akayitwara. Umugabo wanjye da. Hano byagenze bite? Muse yabaye. Mwabaye kiba. Musa mu nzoga kandi. Umusare. Fata umurongo. Umwana mwiza. Mukenyera igitenge. Bambuka igitenge. Umugabo wanjye we afite imodoka. We afite imodoka umugabo wanjye. Mufate kumujyanishije aha ngaha. Fasha gura. Ndara umugabo wiwe. Hamagara fata telefone. Umugabo Acha we. telefone ngiri. Ndakura we. Teta. Hamagara zirimba. Ndabica. Ndakura. Uri hehe? Umva tebuka umugore wawe sinzi ikibazo yagize. Ntabwo urimo kumva amajwi we, tebuka wirukanka, tebuka. Umugabo we. Chérie, bébé. Sheri. Yesu muramuza. Akana keza. Sinamusengera arakirara. Mana. Reka mamagara mushiki wanjye Umugabo wanjye afite imodoka wacu. Mureka mbyina. umukozi w'Imana dufatanye kumusengera rwose. Ibi birarenze. Yesu umugore yabaye. Ibi birarenze. Njye yanceho nimugoroba avuye mu kazi. Alo. Sha, wagize ikibazo. Ndabona yasaze. Igare. None ko numva ko nanyitaba mu izina rya Yesu. Mwana yanjye weyi. Alo. Sha, umugore wanjye mwana ndabona afite ikibazo. Nimba yasaze simbizi. Ndagira ngo uze udutabare. Hanyuma ndebe ukuntu najya nahamagara pasiteri tugafatanya kumusengera. Imodoka. Umva bavandi nimufashe tumujyane mu nzu hamagara umushumba mukuru afashe tumusengere.
tumujyana. ubanza yasaze dufashe banguka udufashe. Banguka udufashe. Azaba tutamundi usanzwe bwari bibiri. Sha ndabona byanchanze nuko niba ese ubundi betari Betty. Naherutse nanjye njya kuburuza ntabwo ari ya. Betty su Niwe wamurusha ariko sinzano Betty su yagiye. ntabwo nongera kumubona. Ni ibikira. Sinzumva ko mangana. Pasteri. Sha ni karibu. Umva nanjye nagiye gukora mbona meze gutya sinzi ukuntu byagenze. None ni abagore nabo kudufasha n'oraza Hello pastor. Pastor waza tufashe mwana. Mutuze. Mama teta. Mutuze mwishura hari Imana ngo umufasha tugiye gusenga Imana igiye gukora igitangaza arakira mwijuru hari Imana y'abadayimoni mumfashe dushima Imana mumureke aruhuka mumureke atuza data Mana igira neza Mana yo imbaraga zamuka wera ndagushimye cyane ndaguhimbaje muri aka kanya nukuri ndasamiza amanuka wesha icyubahiro nukuri kwanyuka muri abadayimoni yose nukuri data mwiza uyu ni umukozi wawe uyu ni umugwiro nukuri Mana mukiza mu izina rya Yesu imyuka mibi yose ndemuka mu izina rya Yesu okesha bakasabira izina rya Yesu oshi nukuri satani va muri uyu muntu satani va muri uyu mukobwa w'Imana nukuri Mana Imana yo mwijuru nukuri data mwiza nkuko Sadraka na Meshaki bagusenze ukabumva mu itaro ry'umurugurumana ndakwingize cyane ngo muri aka kanya kizuro mu bwaraku wawe nukuri Imana ihesha icyubahiro nukuri Imana ndagushimiye cyane kumvise kuzenga kwacu mu izina rya Yesu amen. Mwicare mutuze nta kibazo. Mwicare mutuze arakira. Arakira. Mu izina rya Yesu. Mwumva kandi ni Imana ikiza. Nukuri Imana yacu irashoboye. Ndababwiza ukuri yuko uno mushiki wacu no mama teta nta kindi yazize. Bambereye mu cyayi. Umukozi wakoraga hanga wundi ari hehe. Mu mbaraga neretswe mu bushobozi mpabwa na mwuka wera mbonye neza yuko yaherewe mu cyayi umukozi urahanga ari he ntamubona ari hehe sinigeze mubona nanamuhamagaye ndamushakira ahubwo ni ngewe waje guhuruza iwanjye ngira ko tuzana ntawe nige nongera kubona hano humura urakize mu izina rya Yesu nukuri mumfashe dushima Imana mwicare dutuze hano hari ijambo nshaka neza yuko tugiye kuganiraho dusubize ibyiringiro ritwereka yuko Imana yacu iri mu ijuru yuza abantu bose nukuri hano hari ijambo riri muri Danieli ritwereka neza abagaragu bayo batatu Sadraka na Meshaki na Abedinego uburyo bizeye Imana banga gukorera igishushanyo cy'umwami Nebukadinezari banambye ku Mana nukuri Imana yabo yarabatabaye kandi yabatabaye mu itano ry'umurugurumana abaraho bose barumirwa babona ibitangaza by'Imana. No muri aka kanya rero igihe cyose duhuye n'ibibazo ntabwo tuzabura guhura n'ibibazo muri iyi si ariko Imana yacu izadutsindira ibyo byose mu by'ukuri mumfashe dushima Imana muri aka kanya kandi umuntu wese uri hano muri aka kanya mumfashiriza hanga kuya twese hamwe dufatanyiriza hamwe kwakira imbaraga mwuka wera Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Nishimye umugore wanjye arakize ruhuke wakize mu muhamaza amwe n'ukuri Imana ikoze ibitangaza Imana ikoze ibitangaza
Imana ishimwe disi umugore wanjye arakize yaragiye neza kamushyira mujyane kuruhuka reka nanjye mbe nicaye hano gato tube tuganira Imana irakoze rwose yahaye amavuta umukozi w'Imana cyiza cyo gutura iyo ntamugirana narimbaye wande ko Imana yacu irakomeye Pastor murakoze rwose turabashimiye ukuntu mubana natwe uko bukiri nuko bwije nuko mudusengera by'ibirori naringiye kumuhamagara imbere y'ibiraro reka mu ijuru hari Imana ifite imbaraga zirenze ibyo byose bara n'abapfumu ntimukajya mwizera imyuka mibi impamvu namwizeraga hari undi yavuye nawe arakira ariko sibyo ko atakize burundu n'ubu mujye mwizera Imana yo mu ijuru ariko se mwambo biriya ni ibiki koko iriya ni imyuka mibi nyine ya Satani imyuka mibi se muramukazi wanjye yari muzima ejo bundi twa turi kumwe ejo nanjye Jean yavuye ku kazi none se mwambwira ko wowe mupasiteri wambwira biki ntabwo tuzabura guhura n'ibigeragezo hakomeye dutekereza uriya mukozi waje umpuruza akaba ataranagaruka nanga ako kana kantu no mukumvamo ibyo byose nanabizi by'umukozi ngewe ko batatamamagaye none se Pastor wamushakisha uriya muntu nkamwica cyangwa bakamu oya toka Satani umuntu ushatse kumwica umugore oya ubu se ntabwo ubonye ibitangaza by'Imana uragambira kwica umuntu kandi Imana ikoze ibitangaza byayo ntabwo ubonye imbaraga z'Imana uburyo zikora Imana ikubabarire cyane ariko kenje nayo y'abavandimwe barasi umukozi nibamba Imana irakoze dukira uriya mukozi rafite imyuka mibi cyane yo gukorana na Satani akanje hagiye kubona yashakaga kwigarura runo rugo ushatse kuvuga Pastor abakozi mbona nacyo yabikoreye yaraje uriya mugore kugira ngo asare yirukana ku gasozi narangiza kwigarurire Imana ariko yacu ikoze ibitangaza maze Pastor nta kibazo ndi yarafitanye na madamu nta kindi kibazo ni icyo yagerageje kwitwara neza yagerageje kugaragaza ubushake bw'Imana muri we kugira ngo rero igihe kiragiye kandi mfite gahunda nyinshi hari abandi bantu ngiye gusengera hari undi muntu urwaye uremba imeze nabi nawe uhuriranye nuko yari amaze kumuhamagara ariko ndavanire reka mbanze nca mukomeze kuba imbere y'Imana kandi musigare muganira ni ukuri ariko mbere na mbere muganire ku ijambo ry'Imana kuko umwami wacu Yesu Kristo ari hafi kugaruka ibiro ni ibihe byo gusenga cyane kandi tukuzuza imbaraga za Mwuka Wera bavandimwe rero muri byinshi kandi ngomba gutunganya kugira ngo ndusheho kugumya gukora umurimo w'Imana Pastor reka nanjye nguherekeze nanjye ndagutumiye wanjye uzaza unsura ariko nta kibazo niwo murimo nahamagariwe murakoze cyane Pastor ngo kambageze ku irembo humura buriya yacika ariko n'ubundi imbere y'Imana cyane kuko imbere ahangaha byinshi cyane ushobora no kugusha urasabwa no guhagarara mu mbaraga z'Imana cyane urakoze cyane rwose Imana ikugirire neza urakoze Pastor ahubwo se ubundi mama Teta ni mukuru wawe mutwanye papa Teta niwe musaza wanjye papa Teta ni musaza wawe cyane nanjye nibera hano hepfo no nkodesha nkorera hariya mu nganda nuko nyine nari mpurujwe ntabwo nakoze uyu munsi none se wowe basimaje kuganira nawe bambwira byatangiye nanjye mbonye umukozi wahangaza kumpuruza ndahaza ndahura no kuva yaza kumbwira ntaragaruka papa Teta mpamagaye ndi mu mirimo yo mu rugo do ukunje niko nari maze mu rugo ndavuga se cyane ibibazo kabisa tabaye kandi namwe igihe cyose mwakwiyambaza ko tumenyanye ubu ngubu amazina ni Mico Mico hano yitwa Karine afite akazina keza Karine nese mu rugo naganayo mu rugo ni Rwamagana uzi ko iyo menya kuri mushiki wa papa Teta mwana papa Teta mba naramwigizeho inshuti cyane nkamwiyegereza yegeye cyabura umwana mwiza kabisa
oya rero n'abantu uri singo nta kibazo nanjye dore nta kintu kiriho nyine inshuti zihura mu byago no mu byishimo ariko rero wowe uzisetsa nyina waryo bavuga gute usetsa nyina wataye umwana bavuga gute ntabwo mbizi neza rwose ariko icyo cyo nyine urasetsa ibyago uzamenya ibyo kuvuga ngo iki papa tutanaza nta kindi kintu bitanga leta ngenda profite nyine atari yagiye zereka mu mwami 16 wazansunikana n'ahantu byahise si uri hano se muri iyi minsi ariko kaga kabaho none se ibi turi mu byago ibyago biriya ni ibintu bibaho nese wari wapfuye nzabasura ni ibintu bibaho rwose nzabasura ndetse yanjye papa teta katinze kandi nanjye mbona nshaka kugenda ubu nagenda ataraza nta kibazo nagenda aramerekeza ariko oya nagira ngo nsezere ngende ntacyo uramubwira ko nagiye ngo namubwire igera mubwire ijambo ushaka kubwira mbwira nta kibazo kirimo no gukonga ubwo si biri ibiki koko uzi ko runo rugo noneho baruroze kuva ku basazi kugera ku bandi ntazi kuntu abavuga asiko mubwiye ijambo ry'igihishwe nashaka kukubwira basi nyemerera mbikubwira mbwira ukunze ubikwe ku mutima cyangwa nuko mbikubwira murakoze babyeyi ubwo umpaye nimero yawe nta kibazo ubu ndaza kuza kukuvugisha sibyo sawa sawa akuzikora n'urugo baruroze neza ngaho abasaze ntazi ibyabasajije ngaho abasaze ngo kubera bankunze ntazi n'ibya anzi nese uriya mugabo ubu kwa papa teta ko banyirukanye nkanje ruwize mukama wanje ndaja hehe ubu ndaja he indaro yanje ni ngaha none mana yanje ubu buzima buzogeza hehe ndi muri ubu buzima bubi ubuzima bw'umwanda ntacyo mfise nshira mu nda inzara impuzu reba ibirato byacitse byose simfise amahera simfise indaro mana inzara reka ndabe ico nashira mu nda inzara none ndakuraho amazi yo kunywa inyota inzara impuzu zacitse zose kwa papa teta narimbayeho imana iranzi ingana ikiryoshe iki kijumbu kiraryoshe yego bimeze Louis kuri hano sa kuri hano bimeze bite ndi ngaha nyene ntabyo muraba bimeze bite murahaze hamagara papa teta alo mugende Louisa we banza ari n'abasumba oui papa teta
dusanze Louise wa mukobwa wawe ahantu yicaye ku muhanda uzi ukuntu ameze tumiwe shaka ukuntu ugera hano isi Louise we uzi ibintu ari ibintu ugomba kubibabwira ndarenze aho utuye Louise we reba ukuntu hari ameze kiba kwa papa teta ndebera we kazaba keza Yesu we warakoze Imana iguha umugisha we nari mpfuye ninjye washimye Imana Imana we shaka rero Imana iguha umugisha ibintu wankoreye umva nari mpfuye umukozi yarangejeje yo sinishura amahera indaro yanje ni ngaha narajaga ubuzima bwanjye Nyagasani Louise